umva iyi mibare, buri segonda umuntu umwe kugera kuri babiri baba bapfuye kubera indwara. Mu munota abantu 78 baba batambutse. Iminota 60 cyangwa se isaha imwe abantu 4678 abo bose baba bapfuye kubera indwara. Bisobanuye ko umwaka uzajya gushira miliyoni zirenga 41 zimaze guhitanwa n'indwara. Ubuzima bw'abantu bose baba butambutse hirya no hino ku isi, muri Amerika, mu Burayi, muri Afurika, aho hose nta na hamwe indwara zirobanura kandi biba bihitana abantu ku muvuduko udasanzwe. Amavuriro n'ibitaro, ibitanda byo kwa muganga biba byuzuye abantu basimburanwa kandi mu buryo budahagarara. Mu bushakashatsi bwakozwe bigaragazwa ko abaganga aribo bantu bagira akazi kenshi kandi gahoraho. 53% by'abantu bose bapfa ku isi baba bazize indwara. Niba wibuka imibare twavuze haruguru, aha ntago haba habariwemo abantu bishwe n'intambara, inzoga, inzara, impanuka, ibikorwa by'urugomo, abiyahura, depression n'abandi baba bagiye bapfa mu buryo butazwi. Bigaragara ko indwara ari byo bitwara kirimbuzi cyangwa se ari cyo gisasu karahabutaka gisigaye ku isi, ku buryo gihangayikishije isi, aho amadolari y'amamiliyoni atandukanye hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi baba bakora ubushakashatsi bashaka uburyo bahagarika iki kibazo. Ibi ni ibintu bidatekerezwaho n'abantu benshi cyangwa se abantu benshi batigeze bamenya, ku buryo usanga hari abantu benshi babikerenza. Bisa naho isi irari idasinziriye. Za minisiteri z'ubuzima mu bihugu bitandukanye bashora ingengo y'imari nyinshi mu gutegura imiti, gushaka ubuvuzi bw'igihugu kugira ngo barebe ko iki kibazo cyagabanuka. Ese ibi bintu bituruka he? Byagenze bite kugira ngo hasangwe ko indwara ari cyo gisasu karahabutaka, ari cyo kintu gihangayikishije isi, mbese gihitana abantu benshi? Ese niki cyakorwa ngo bigabanuke? Ese kuki bigenda byiyongera? Ibi nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Kora subscribe ubundi dukomeze. Tugiye kubana nitwa Papa Legacy. Ndaza kugusobanurira intambwe ku ntambwe uko bigenda kugira ngo umuntu arware, n'ahantu hatandukanye indwara zigenda zituruka, uburyo wakirinda, uburyo wakitwararika. Uhaye ikaze muri iki kiganiro. Kuri iyi saha uri kumva iki kiganiro, uyu munsi, ejo cyangwa ejo hashize, birashoboka ko ushobora kuba warumvisha umuntu wahitanywe n'indwara, cyangwa waba utaramwumvisha ukaba warumvisha w'inshuti yawe cyangwa uwo muziranye waba warahitanywe n'indwara. Ibyo niba bitarabaye, ushobora kuba warabyumvisha no kuri radio ko hari abantu bitabye Imana. Mu mibare twavuze, twagiye tuvuga abantu bapfa buri munota, buri saha, buri kwezi, kugera ku kigero cy'umwaka. Bisa naho uko umutima utera buri kanya, abantu benshi batambuka kandi ubuzima bwabo buhitanwa n'indwara. Mu bushakashatsi bwakozwe na OMS mu mwaka wa 2005, byagaragaje ko 65% by'abantu bose bagenda bapfa babituruka ku bintu twagiye twiremera ubwacu bimeze nk'imyobo twicukuriye, bigenda byongera indwara umunsi ku munsi. Aha hagiye harimo ikoranabuhanga, ibyo tugenda twivumburira umunsi ku munsi byitwa ko ari byiza, ariko bigenda bisunikira ubuzima bwacu mu kaga. Aha ngaha tugiye kureba ahantu hatandukanye indwara zigenda zituruka, turebe uruhare ushobora kuba ugira mu buryo uzi cyangwa utazi mu gutuma indwara ziyongera. Hari ibyo utabasha guhindura, ariko hari n'ibyo wahindura. Niyo mpamvu ngusaba kuza gutega amatwi iki kiganiro kugera kigeze ku musozo, ko kiraza kurangira usobanukiwe byinshi bitandukanye. Ahantu hambere indwara zituruka, imikorere y'umubiri wacu cyangwa se icyo twakita internal causes, ubwonko, umutima, umwijima, impyiko n'ibindi bice by'umubiri bishobora kudakora neza. Ibyo bintu bitera uburwayi. Niba ubwonko ari bwo muyobozi w'umubiri, bisobanuye ko igihe ubwonko buzaba bwagize ikibazo butari gukora neza, n'ibindi bice by'umubiri bizaba byahagaze. Uko unyeganyeza intoki zawe, uko biturushye, uterura itafari, utwara imodoka cyangwa wandikisha telefone yawe cyangwa mudasobwa, ibyo byose bikorwa n'ubwonko. Bisobanuye ko mu gihe imikorere y'umubiri wawe izahinduka, ubwonko bukabasha kuba butagikora neza cyangwa se bwagize ikibazo mu buryo bwo kurwara, icyo gihe uzaba warwaye kandi ibintu byinshi bizatangira kwangirika mu mubiri ndetse no kubigukikije.
niba akazi wakoraga bigusaba kwandikisha mudasobwa, icyo gihe ako ngako ntabwo uzaba ukigakora. Umutima. Mu bushakashatsi bwakozwe cyangwa mu bigaragara, bigaragazwa yuko umutima aricyo gice cy'umubiri gikora akazi kenshi. Muri make, umutima ni wo moteri y'umubiri wawe. Uburyo umutima upompa amaraso uyajyana hirya no hino mu mubiri. Umutima ukoresha imbaraga zingana nk'ibimoteri bya rutura cyangwa se ibimashini bya rutura bizamura amazi mu gishanga cyangwa biyavana hasi biyajyana ku gasozi. Birumvikana nanone ko mu gihe umutima wawe uzaba warwaye cyangwa wangiritse, uzaba warwaye. Tukivuga kuri ibi bice, ntabwo bisobanuye ko ibi bice kurwara ari ibintu uba wagizemo uruhare, ahubwo bigenda biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye tugiye kugenda tureba. Impyiko n'ibindi bice by'umubiri ni imwe mu bintu bikora akazi gakomeye ku mubiri wacu, kandi bivuze ko mu gihe umubiri wacu watangiye gukora nabi, nta kabuza ibi byose bizagenda byangirika. Hari ibindi bintu nka diyabete, hypertension, kanseri bigenda bitwataka biturutse ku mikorere mibi y'umubiri wacu, cyangwa se uburyo uturemangingo tuba twagiye twivumbagatanya mu buryo budasanzwe. Biragusaba kurinda ubuzima bwawe. Icyo OMS ibwira abantu cyangwa se ikigo gishinzwe ubuzima ku isi kibwira abantu ni uko ibice bigaragara inyuma twavuze haruguru birimo ubwonko, umutima, umwijima, impyiko ari bimwe mu bice ugomba kubungabunga neza kurusha ibindi byose, kubera ko mu gihe ibingibi byangiritse, nta kabuza na twa turemangingo tw'umubiri cyangwa se bya bintu byose bigiye bishamikiyeho bizatangira kurwara, bitangire kwangirika, ari wahandi wumva ngo umuntu arapfuye. Ahantu ha kabiri, indwara nyinshi zikomoka ku dukoko twanduza cyangwa se ibyo twakita infectious disease. Ni indwara zituruka ku dukoko tugiye dutandukanye, harimo n'utw'umubiri wacu ucumbikiye: bacteria, typhoid, virus. Mu mavirus niho twabonamo nka sida, grippe, covid-19 n'andi mavirusi agiye atandukanye. Hari indwara zigenda ziza nk'amamibe, inzoka zo mu nda n'ibindi bigiye bitandukanye. Izi ni indwara tutagiramo uruhare, tutabasha no kwirukana cyane ngo bikunde, kubera ko umubiri wacu ucumbikiye amamiliyaridi y'udukoko. Muri utu dukoko umubiri wacu ucumbikiye, hari ututugirira umumaro, hakaba n'ututwangiriza tudutera indwara. Niyo mpamvu ari ngombwa ko umuntu aba agomba kugira isuku kenshi gahagije, mu rwego rwo kugira ngo twa dukoko tudakenewe cyangwa se twangiza umubiri wacu tumwe na tumwe tubashe kugenda kuko hakorewe isuku. Muri utu dukoko hari udukoko tudufasha kuturinda indwara ndetse tukagenda turwanya n'udukoko tubi. Ahantu ha gatatu, imirasire, imiti, uburozi buba mu bintu bitandukanye tugenda dufata hirya no hino ku isi, cyangwa se environment and chemical causes, ibintu bituruka ku bidukikije bigiye bitandukanye, ibinyabutabire. Ibyo ni bimwe mu bintu biturukaho indwara zitandukanye. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa bigaragaza ko ibi bintu twivumburiye birimo ubuhinzi bwa kijyambere, aho dusigaye dutera imyaka imiti kugira ngo yere uko tubishaka, amatungo tukayorora agakura uko tubishaka, nabyo biri ku mwanya wo hejuru cyangwa se biri ku isonga mu bituma indwara zigenda ziyongera ku isi. Dusigaye turya inkoko zikozwe mu byumweru bike cyane. Ibihingwa tubitera imiti kugira ngo byere imyaka dushaka, ingana uko tubishaka, ariko mu by'ukuri bigaragaza ko biri imwe mu bintu bihitana abantu benshi kubera ingaruka zabyo. Fast food, alcohol, imyuka yanduye ituruka ku nganda, imyuka yo mu kirere, amazi tunywa yagiye atunganywa, imirasire itandukanye n'ikoranabuhanga, ibi byose biri mu kigero cy'ahantu haturuka indwara. Ubushakashatsi bugaragaza ko 75% by'ibintu biriho ubu ngubu dukoresha mu buzima bwa buri munsi, yaba ibyo kurya turya, ibyo duhinga, amatungo tworoye, ndetse n'ibindi bintu byose bikorerwa mu nganda biba birimo amakemiko adutera indwara ndetse akagabanya n'ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Nanone 65% by'abantu bari gupfa kubera indwara, abo bose baba bishwe n'ibintu byaturutse ku makemiko cyangwa se ibintu twagiye dukora bituruka mu bintu biba byakorewe mu nganda cyangwa tuba twagiye dukonsoma, ko umubare mwinshi ugenda utumbagira buri mwaka.
ariko nanone bigaragazwa ko mu gihe ibi bintu byahagarika gukorwa cyangwa inganda zahagarara gukora, ubu buhinzi bwa kijyambere n'imyororere ya kijyambere igahagarara gukorwa, uburwayi cyangwa se abantu bapfa kubera indwara aho kugira ngo bo biyongere bagabanuka, ariko abicwa n'inzara bakazamuka bakagera ku kigero cya 48%. Ni ukuvuga ko ibi bintu nubwo byagiye bitwangiriza byinshi, ariko bifatiye runini isi. Bigaragaza ko ibihingwa byose, amatoni y'ibihingwa agenda agemurwa ku isi aba yahinzwe mu buryo bwa kijyambere. Amatoni y'inyama agenda agemurwa hirya no hino mu mahoteli, ku masoko, mu maresitora, ayo yose aba yaragiye yororwa mu buryo abantu babishaka. Bigaragara ko abantu benshi babikora ku bw'ubucuruzi, bakabikora kubwo nta yandi mahitamo, bakabikora ku bw'ubutaka bwarumbye, ariko nanone kuko ari byo bigezweho. Kugeza ubu haracyakorwa ubushakashatsi bw'uburyo ibi bintu bigomba kugabanuka, nko mu buryo bwo guhinga karemano, ariko nta gisubizo kirabonwa na OMS. Ahantu hakurikira: indwara zo mu miryango cyangwa se ibyo twakita genetic disease, ni indwara zituruka ku buryo DNA y'umuntu iba ikoze. Imihererekanire y'uturemangingo tw'abakurambere, ibisekuruza, ibyo byose nabyo biri mu hantu haturuka indwara. Bisobanuye ko hari indwara ushobora kurwara utayitewe n'imirasire cyangwa udukoko cyangwa imikorere mibi y'umubiri, ahubwo ikaba yaturutse ku mikorere y'umuryango y'uturemangingo twanyu two mu gisekuru. Hari abantu benshi barwaye za diabete, kanseri zimwe na zimwe, indwara z'udutsi tw'amaraso zituruka ku mikorere y'umuryango, cyangwa se kuba hari umusekuruza cyangwa se umukurambere wigeze kuba yarwara iyo ndwara. Bivuze ngo izi ndwara cyo nta kintu cyakorwa kugira ngo izi ndwara zigabanuke, kubera ko ni indwara z'amaraso cyangwa se n'indwara zituruka kuri DNA cyangwa ku turemangingo tw'uburyo umubiri w'umuntu ukoze. Ahandi hakurikira umutima, ubwonko, cyangwa se ibyo twakita mental and psychological illness, ni indwara zituruka mu mitekerereze y'umuntu, uburyo umuntu yiyumva, cyangwa se ibyo twakita nk'amastress, agahinda gakabije, depression, ihungabana. Aha naho ni hamwe mu hantu haturuka indwara, kandi mu buryo buba bwaragiye buterwa n'impamvu zitandukanye. Aha niho hava abantu benshi biyahura, abandi bakajya mu biyobyabwenge, abandi bakajya mu bikorwa by'urugomo, ari nabyo mu bintu bibarwa nk'uko indwara zihitana abantu benshi. Izi ni indwara ziba zaraturutse kuba umuntu yarigeze kubona ibikorwa by'urugomo, hari ibintu bibi byigeze kumubaho cyangwa bikabareba, ibi bikaba bishobora guturukaho ziriya ndwara. Birasa naho bidusaba kugenzura buri gikorwa cyose kiba, kubera ko hari ibyo usanga byarabaye nk'uburwayi nta ruhare twabigizemo, ariko bikaba bishobora kuzagira ingaruka ejo hazaza. Ahandi haturuka indwara: kudakurikirana ubuzima no kwirengagiza ibimenyetso byongera ibyago byinshi cyane byo kuba warwara. Abantu benshi batangira kwiyumva kumva ararwaye, araribwa umutwe, cyangwa se akumva impinduka zidasanzwe mu mubiri we, abantu benshi bakabyirengagiza. Abantu benshi kujya kwisuzumisha ngo bamenye uko bahagaze, abenshi usanga barabiciye amazi. Kuba ataribwa, nta hantu ababara, yumva ari umusore atageze mu myaka mikuru, aba yumva byo kwivuza ntacyo bimubwiye. Ari wahanda abantu benshi usanga umuntu ashobora kumara imyaka 10 atarwaye, ariko yarwara agahera yakamera nk'uri gukuramo esheke. Ni byiza ko mu gihe wumva ikimenyetso kimwe na kimwe gihindutse ku mubiri wawe, cyangwa ukiyumva mu buryo budasanzwe, uba ugomba kujya ku kigo nderabuzima. Ese ni iki cyakorwa kugira ngo indwara zigabanuke? Ni ikihe gisubizo cyatanzwe na OMS mu buryo bwo kugira ngo dukumire ibi byose twavuze haruguru? Hari ibyo tutahindura, ntabwo inganda zahagarara, ndetse imikorere, imirasire, ntabwo ibi bintu byose byakurwaho. Ariko hari igisubizo OMS yagaragaje ko mu gihe ubasha gufata imbuto n'imboga cyangwa ibintu biri naturere, bishobora kugabanya ku kigero cya 85% ibyago byo kwibasirwa n'indwara. Kwisuzumisha kenshi, gukurikirana buri ntambwe y'ubuzima bwawe, bimwe mu bintu bishobora kubungabunga ubuzima. Byibura OMS tugira inama y'uko uba ugomba gufata amoko 5 y'imbuto na 5 y'imboga buri munsi.
Ibi nabyo bigomba kuba ari ya moko y'imbuto na ya moko y'imboga yakozwe mu buryo karemano. Biba bigoye abantu benshi kubibona kuko usanga na bya bindi bafashe ari bya bindi n'ubundi byatewe ya mafumbire na ya miti mvaruganda, ugasanga n'ubundi byangiza ubuzima bwabo. Hari ababasha kubibona ariko ugasanga nabo ntabwo babitegura mu buryo bukwiriye. Rengera Ubuzima Limited ni ikigo kimaze imyaka itari mike hano mu Rwanda gifasha abantu kubona amaproduct ari naturel akozwe mu buryo karemano, ku buryo bishobora kugufasha kubungabunga ubuzima bwawe neza ukoresheje aya maproduct. Ni amaproduct aba atunganyijwe mu buryo bwizewe, aho yakorewe isuzumwa na OMS ndetse akagenzurwa na FDA, ku buryo aguha ubudahangarwa n'icyizere 100% cyo kubaka umubiri wawe. Ni amaproduct ari mpuzamahanga kandi amaze igihe agenda akoreshwa n'abantu batandukanye, kandi bikaba bigaragara ko yagiye agira uruhare mu kubungabunga ubuzima bw'abantu benshi. Bahamagare kuri 0786674942 cyangwa 0722546992. Ushobora no kubasura ku mbuga nkoranyambaga zabo YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, hose bitwa Rengera Ubuzima Limited. Batanga serivisi mu buryo bwizewe mu Rwanda hose ndetse no ku isi hose, aho product bashobora kuzikugezaho iwawe cyangwa ukabasanga mu mujyi rwagati Nyarugenge aho bakorera ku cyicaro cyabo. Ushobora no kubaza ibindi bisobanuro bihagije kuri ziriya nimero twaguhaye, ukabasha guhabwa ubufasha bwo kubungabunga ubuzima bwawe. Twabanye muri iki kiganiro, nitwa Papa Legacy. Niba aribwo bwa mbere ugeze aha ngaha, kora subscribe, tuzabane mu kiganiro gikurikira.